abantu bageze mu makoro we mwarabye guhana kw'Imana. Imana ihana kwica n'ikosa n'icya kibi cyane. Imana yahannye abantu batemye abandi bantu. Imana yahannye abantu barushye abandi mu nzuzi. Udukingire kandi uyu munsi wa none ukize uburwayi. Yesu ahimbazwe bakunzi b'ubugingo bushya Gospel TV. Njya muri kumva kuri microphone ni Rukundo Emmanuel. Uyu munsi nkuko bisanzwe tubafitiye umutumirwa mwiza w'ijambo ry'Imana agiye kutugeza mu message Nkundingabo, umubyeyi wacu dukunda cyane twishimira. Reka n'ubundi nk'umwanya abasuhuze ndetse rwose atubwire ko ari ku mutima kuri munsi. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Yego. Nitwa Esteri, mugure nyimibwa ariko muri iri jambo ni bakunda kunyita amasagonda Nkundingabo. Kandi koko Nkundingabo. Ariko urukundo Nkundingabo ko urukundo rw'Imana, urukundo rw'Imana hazagiye byumva nabi. Hari akantu nacishe mwambira nga babuze igikorwa gishyaka bava ngo rufite ubushyuhe. Ndabone ko urare nk'undi ugiye kumunda abajeni ko ni mama abajeni kubera ko nabo bakuna kugira umurima kenshi yagiye bashaka kubabaza ntabwo ntago ari ugiye kubisha ubushyuhe bwonyine n'abasaza bagira ubushyuhe n'abakecuru bagira ubushyuhe ndetse kugira ngo bigende neza nanjye nishyure nanjye mfite ubushyuhe ngo arabo byagushije bakagushwe n'amasi nka zabutse ntabwo byakagushije abantu abandi byarabashimishije banezerwa ikambwira no se nakagiye ikintu kikugusha uje wishima unezerwa no gashaka impamvu ku muntu mbi yatumugwa. Muri ndi jambo remwe nesko niyaduko n'icyaha wowe umwuko ujyumugaruza umwuko bugwa neza nk'uyu nguyu mwangaruje muhamagara kugira ngo tubonane. Imana ishimwe cyane. Tuzafata umwanya dufata isanzwe kugira ngo hihereye atatubuza kuzuzwa. Burya ukwanga akuza kuzuzwa kandi mu kuzuzwa hari ibintu byinshi abantu bagiye bungukamo cyane cyane nk'itoro ryacu rya Deperi mbongorera akantu batari bazi mu rusengero. Nge Esther ndi mu muka nkomanga w'umpemukiye cyane ubu nyishe ubaye intera hamwe ubu ntemaguye ariko iyo ubaye imfura nziza urere kumuka akanyuzura ariko abaje kubwira itorero bakabuza abantu kugira ngo Imana zigikibira abantu. Niyo mpamvu navuze ngo mukanda ukazogera mukore subscribe mu busagizo abantu byiza by'uyu munsi kuri radio nshya y'ubugingo bushya. Amen. Mbega umukecuru wo kwijwi by'ibyiringiro ati rizageze mu bugingo bw'iteka. Asante. Ijwi by'ibyiringiro nanjye iyi radio izangeze kure no kuri ubugingo bushya izangeze kure abantu bashaka ubugingo byo cyambere mashimwe cyane. Amen. Reka rero mbere ko dusoma ijambo ry'Imana turambara ijambo Imana yampaye maze nanjye senga Imana mwasenze nanjye reka nsenge Imana ishimwe cyane. Uwiteka Mana yo mu ijuru, Imana igira neza, Imana ifite ubutware, Imana ifite ububasha, Imana ifite ubushobozi, Imana izi byose itagira hame yishwa nato. Yewe nyiri migisha, yewe nyiri imbaraga, yewe nyiri ububasha, niwe tubwiye kano kanya kugira ngo ufashe iyi radio itera imbere Mana hakurya no hakuno iburyo n'ibumoso wakomeye naworoheje uhindurira amateka abantu we mwami. Ntabwo urobanura ku butoni witwa Imana ihoraho, ntabwo ureba uburanga n'uburebure, ureba Mana mu mutima ukitegereza igikwiriye Mana kigikorera umuntu wawe. Dore abantu benshi bagiye guhindukirwa n'iri jambo tugiye gusoma. Reka rye guca mu gutwi ngo rumukundi, reka ugarura abanyamwuka bajimije, reka ugarure Mana abagabo n'abagore bazimije. Uwiteka Imana Nyiringabo washyire mu murongo uboneye, be kubatwa n'amadini, twe kubatwa n'ibyaha, abicitse ubagarure kandi ubabwirira ijambo rivuga ngo mbega muzagwa butabyuka. Hati ni mugaruke dore ko Uwiteka Imana yanyu. Haleluya. Kandi ati bwoko bwanjye mugire ubwenge. Haleluya. Kandi ati bwoko bwanjye muwe maso mwirinde. Abana abanyabuntu mukoze mu abanyabuntu shopereze kire abakundaga mukoze mukundane, abirindaga mukoze mwirinde. Mube maso murebe inzaduka, mube maso murebesha amaso yanyu. Urakoze Yesu kugiye gukora igitangaza mu bwoko bwawe. Aha duhagaze mwami, genda bene data utubere ingabo udukingire kandi uyu munsi wa none
ukize uburwayi, ufutura ibitari bifututse, usobanurira abantu kuri Imana ibona kandi yitegereza ikareba. Uyu mujyi wa Kigali ndawukuragije, witegereza mu mujyi wa Kigali, uyu mujyi wagusaba, kandi turi kuri radiyo mpamvu twigishe byinshi. Reka dusangize abantu ibyiza batubona, batwitegereze, tuba kwifuzwa. Kandi tuvuye muri iyi studio, uturinde Imana, uratuburiye, urakoze. Gutyo mu izina rya Yesu, amen. Yewe wowe ureba utubona, icyo utumva ni iki? Icyo utabona ni iki? Ni icyo utumvishije. Kwa maso tukirinda. Haleluya. Amen. Banyamwuka, banyempano, nimukunzwe, kuko mugira ngo iby'abandi bikajya habona. Dore Imana yerekanye abafite umwuka w'ubumenyi n'uburondozi bajya kubibafungira, ariko mbonye ari ikintu abayobozi bacu b'igihugu cyo bagiye gukora. Kakubwira inama kubera guhura kwacu kuri uyu munsi y'icyo bigize akamaro. Amasengesho nasengeye ninjira muri studio hano agize akamaro. Mbonye wa mugani ngo Pawulo na Sila bari mu nzu y'imbohe, barasenze iminyururu iragudagurika. Mbonye isengesho nasengeye ninjira muri studio rikoze umurimo. Abayobozi bacu b'igihugu baratomoye, ahantu bagiye gufungura bari kujya inama ngo mureke dufungura abantu bafungiye ubusa. Gufungira umuntu uko yavuze mu ndimi, gufungira umukozi w'umwuka wera. Hari abagore bagenzi banjye batinze kubatizwa mu mwuka wera. Kuvuga mu ndimi ikimenyetso cyerekana umuntu aretse ibyaha, ugatitira ukarira ukavuga mu zindi ndimi. Abantu bamwe ariko Yesu ntarubana kutoni. Yesu yageze no mubasanga butaka koko. Bareka kubeshya, bareka kwibaga. Yego. Urya rero wasanga butaka. Nabona ko nabwaya cyane bakanabaganya. Ariko umusanga butaka washyikiye Yesu, wa muri Yesu neza, wishe neza. Uwabyijemo neza. Ariko umututikazi wabwize umututsi wabyijemo neza, nta magambo agira, nta mafuta agira. Ariko n'umuhutu wabyijemo neza, akuma ko gutema nari ikosa. Akabona kuri Imana yahannye abatemanye. Nabonye kuri Imana ahubwo yahannye abatemanye hano mu makuru. Mbazo muhajya mu makuru, utako mutabimbajije. Nge nageze mu makuru ntabwo wagize wowe. Ntabwo bizi. Yemwe abantu bageze mu makoro we. Mwarabye guhana kw'Imana. Imana ihana kwica ni ikosa, ni cyakibi cyane. Imana yahannye abantu batemye abandi bantu. Imana yahannye abantu barushye abandi mu nzuzi. Imana yahannye abantu babohoje ibintu by'abandi bakabitwara. Imana yahannye. Reka mbere bigira nk'Imana, babyihorera. Imana irahari. Abantu biyita Imana bakigira nk'Imana. Imana yacu irareba. Imana irahana. Imana ifite igihano ihaniye umuntu wishe undi muntu no gutegura kwica. Abaza Imana bategura kwica abandi bantu babyihorera, bireke rwose. Wa radiyo we ubimbwirira ubugingo bushya, ubimbwira ngo bareke kwica no mu bitekerezo, reka kwicara mu bitekerezo. Imana wazunyereka abantu basuzuguye, reka bivuge, basuzuguye Abatutsi. Ntabivuze Imana yazamana. Muri jenoside bamwe babona agaciro, barasuzugura, bageze iby'Imana irabahana. Haba umuhanuzi wo muri arahanura tukigenda nabo ati muzapfa, muzabona n'ibigeni, ntimuzahambwa, ntimuzaririrwa. Nabonye umusore apfa yicaye, nabonye umugore apfa yicaye, nabonye umugabo apfa ahagaze akahirima kona, bandi bagaca bakigendera. Icyaha ni icyaha. Turimo kubwira ngo bajye mu bugingo bushya. Ibintu bidukurikira turabamariza kugira ngo mwihane, mukizwe, mwakire Yesu. Imana iragirira ikirambira ngo abantu bose uzanye agaciro, bakundane, bubahane. Abandi ngo nimucocekeshe Esiteri, byakumenyekana twagiye gutumarana, we yamwimarana mu birebe. Haleluya. Ibintu byamamazana bareke kumarana mu bitekerezo, mu rukundo rukeya, mu kubeshyana, mu guhimbirana ibyaha. None Imana duhaye umuyobozi bushyashya bwiza. Haleluya. Amen. Rambura ijambo ry'Imana. Reka dusome muri Petero wa mbere ibice bimwe ku murongo waho wa 4. Hagira ati basigaye batangazwa nuko muri ibyo mudafatanya nabo gushayisha no gukabya ubukubaganyi nk'abo bakabasebya. Rekeraho. Ntabwo biza ngo izabahari zabiha agakiza. Hepfo niko havuga. Yego. Ngo nyamara yiteguye guca imanza z'abazima guca imanza n'abazima. Rekeraho. Ayo magambo yakomeje. Petero wa mbere 4. Muri byose igihe batangazwa nuko utagifatanyije no gushayisha bakagusebya. Ibyo bakora bakabigushyiraho ni ubikora katabikora. Ntuzagushwe n'ibyo rero. Wowe utwumva udukurikirana muri studio, ntuzarakazwe nuko bakwanga cyangwa bakwiba cyangwa bakubeshyera.
uyu mukenyero mureba nkenyeye ni wa Esther uri koze ni uwanjye ariko mukanya kubete uriya mukenyero ni uwanjye yatwaye abantu baratewe muri kino gihugu ariko muhumure ni ibizira byo gusebya ubwoko bw'Imana ntimukajye mwita ku ngibyo ni abadayimoni imyuka mibi ndetse twabasenya ngo Imana ibaha agakiza amaso kumenya ko kwita ikintu cy'abandi cyawe uba urimo kwiba wibisha ubujura bwa hatari bubi cyane ntibikwiriye mu gihugu cyacu mu gihugu gishyashya ikindi kitadukwiriye ni uguhora mu bya kera byarangiye niyo abantu bakoze ibyaha kera byaribagiranye bakaba barihanye Imana yagiye kukubabarira tugire kwizera rero ndumva umwuka yagejeje aho ngaho ndarangije Imana ibaha umugisha nubwo twarangiza rero dutanga nimero za telefoni numvise umwuka avuze ngo tureke aho ngaho amagambo abubake kandi abafashe kandi iki kiganiro bene data mugisangiza abandi kandi simbarambire mukomere Imana ibangire umugisha utagabanije kandi arya akagaruka niko gatahajya bavuga mu kintu hariho abagaruka mwanyemera ngasohoza se gato nk'abantu nka batatu benda nta kibazo musuze bangahe abo ushaka bose usuza batanu okay nsuhuje Pafire wo kuri ariko none imbariye ngiyo uretse gato ejo misuri nyuma mbanje gusuhuza wowe turi kumwe hano muri studio we Emmanuel mbaje gusuhuza nawe mtoka bare nawe papa mbaje gusuhuza mu izina rya Yesu ndakwishimiye kuri abampaye babandi batari bo ku ruhande abahanga nibo mbaje guhera kujya kurishihera ku rugo by'umwihariko rero nsuhuje n'ingabo z'igihugu na polisi y'igihugu n'abanyamuryango wa FPN basuhuje n'abantu bakunda ijambo ry'Imana n'ubushobora baratangiye gufungura insengero ndetse bagize icyifuzo cyo gufungura n'abantu bafunze nuvuga ntabwo ari ubwihebe ahubwo ari gukora neza igihugu kirimo kugira neza igihe n'ikosora ryiza abantu bararenganye barafungwa ibyo barabimenye kandi barasengewe ikindi cyongeyeho nongeye gushimira kuko impano z'Imana zikoreye muri mwebwe mufite impano z'Imana zitandukanye gusa icyo cyose Imana kindi muri mwebwe murakabyara mwabyaje inka muragategura urugore shuje abantu bari imata shuje abantu bari mu bingaga shuje abantu bari igatagara shuje n'abeza tabari kuri Sarusi shuje n'abari Burundi na bene data bari Kimironko Mamerina na Paperina hano Kimironko ndabashuje nabo shuje abakunzi b'umusaraba babibare shuje mama Vanessa hariya ikanombe shuje na papa Vanessa shuje n'abana banjye tubana mu rugo bose n'abakazana ndabashuhuje nongeye gusuza itorero rya Pentecote mu Rwanda ndushira gusuza Rushema na Pacanga nabavuze nongeye kandi gusuhuza Life Radio dufatanyije n'ubugingo bushya nabo ndabashuhuje amaradiyo yose anyamamaje abanyamakuru bose bamamaje mugore nyamwe bose ndabashuhuje Imana ibamere umugisha ugiye kurunda amazina bakayishema na Samu bose ndabashuhuje nazaburi ishya ndayishuhuje kandi bakunze umusaraba muzasore mu rugo muzaze murebe sinzi icyo navuga bakunze cyane Imana ibamugisha mutange nomero ndarangije Esther mugore nyamwe mvuganaga Imana ishimwe cyane turabashimiye mu mubanye natwe mu ijambo ry'Imana Imana ibamugisha turabakunda kandi turabishimira nasaba umuntu utarakora subscribe ko yayikora agakora na share kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze bugere kuri bose by'umwihariko dushimiye mama Esther wabanye natwe kandi nkunda ingabo natwe dukunda ingabo igihugu cy'u Rwanda turagikunda kuko aricyo cyatureze mbone gusuza nanjye abari mu bihugu bitandukanye bari muri Zambia bari Uganda inshuti zose zikunda kutugaragaza ko zibana natwe nimero z'umubyeyi mama Esther nkunda ingabo ni 078 39 75 69 reka nsubiremo 078 39 75 69 murakoze Imana ibahe umugisha kandi turabakunda turabishimira God bless you shalom